azabyara ariko mufite ubwenge cyangwa nta bwenge mufite? Yesu yaguteye inda gute? Bigenze bite? Ngo kandi ngo ninjya kubyara ngo sinzabyarira hano mu isi, ngo sininya ngo kuvuga ko ngo ndi indaya ya Yesu. Kuki? Ese abantu mwiki nibiki byabateye? Abantu mwatewe niki? Kwibaza abantu. Mwiriwe neza cyangwa se mwaramutse neza, igitondo cyiza kandi cy'umugisha. Uyu munsi nje gukora ikiganiro mbabaye, numva afite agahinda n'umubabaro ku mutima wanjye, ndumva meze nk'umuntu ubabaye mu buryo budasanzwe. Uyu munsi ndashaka ko tuza kuza kuganira, maze igihe abantu mumaze igihe mukurikirana imbuga nkoranyambaga, mumaze igihe mubona ibintu binyuraho bicaho nk'uwitwa nk'amagambo akomeye, witwa Niyitegeka Garasiyani yavuze, uwo tuzi nka Papa Sava, yavuze amagambo akomeye aho yarari, natekereza ko ari muri bya bindi byabo byo gutera ibiti, nyuma aza kuza kuvuga amagambo akomeye yambabaje ku mutima. Ubwo yafataga mikoro arimo aravuga ati mureke mbaze Imana, ese Mana ufite ubwenge cyangwa nta bwenge ufite? Ibaze nawe, kugira ngo umuntu atinyuka abaze Imana ngo ufite ubwenge cyangwa nta bwenge ufite. Abantu nabo bari muri stade tikaci bagakoma amashyi. Reka mbabwire, ndababwiza ukuri ko iyi ni Antikristo, guhakana ubwenge bw'Imana no gushaka gupfobya Imana. Ndababwira ngo abantu bameze gutya, ndababwiza ukuri ngo Niyitegeka Garasiyani nutihana rwose ibyo